personal perception bivuga uburyo bwo kumenya neza ndetse no gusobanukirwa abandi bantu bishingiye ku byiyumvo, ibihe turimo ndetse n'imyemerere ya sosiyete. Social categorization ni uburyo bwo gutandukanya abantu mu matsinda bitewe n'ibibaranga rusange nk'ubuzima bwabo, igitsina cyangwa se umurimo, ariko bushobora no gutera imyumvire itariyo. Implicit personality theory byo bivuga imyemerere cyangwa se ibitekerezo dufite ku mico y'abantu, aho twiyumvisha ko umuntu afite kamere imwe igomba kugira n'izindi zisa nayo. Ibi nabyo bishobora gutera amakosa mu gusuzuma neza abandi. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni igice cyacu tubagezaho buri wa mbere w'icyumweru, tukagaruka ku bijyanye n'iterambere rya muntu, personal development. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe impamvu zituma tubona abantu mu buryo butandukanye. Nizere ko amaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Nanakwibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Njye bakusanyirije iki kiganiro kandi ugiye kukibagezaho ndi Muhire psychologist. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Dore uko tugira imyumvire runaka ku bantu tubonye. Iyo duhura n'umuntu bushya, dutangira kumufata mu buryo runaka tugendeye ku byo tubona cyangwa se twumva. Mu by'ukuri uburyo tubona umuntu ni ibintu by'imbere mu muntu, ibizwi nka subjective, kandi bishobora kugirwaho ingaruka n'ibintu byinshi, harimo nk'ibiranga umuntu ureba, imico ye, imyitwarire ye, isura, imyambarire ndetse n'ibindi. Igihe cyangwa se ahantu uwo mugenzura ari nabyo bishobora kugira uruhare ku buryo umubona. Imico yawe bwite, ubumenyi cyangwa se ubunararibonye bwawe mu bihe byashize nabyo bishobora kugira ingaruka ku buryo ubona umuntu. Dore imyitwarire rusange ndetse n'imyanya mu muryango. Akenshi dukora isura y'umuntu dushingiye ku myanya cyangwa se nyine inshingano ze mu muryango. Urugero, ushobora kugira isura y'umushoferi wa bisi kuko utekereza ku buryo uwo mwanya yitwaye mbere yo kureba imico ye nk'umuntu ku giti cye. Imyambarire cyangwa se uburyo umuntu yigaragaza nabyo bigira uruhare. Urugero, kubona umugore wambaye imyenda y'akazi myiza nka karuvati n'ishati bishobora gutuma utekereza ko akora mu biro cyangwa se muri banki, ariko iyo hari ikintu gisa nk'ikitamenyerewe ubyitaho cyane kurusha ibindi. Urugero, umugore wambaye imyenda myiza y'umwuga ariko afite umusatsi urimo amabara menshi cyangwa se ibara ridasanzwe nk'umutuku cyangwa se umuhondo ukabije, ushobora gukomeza kwibanda kuri iryo bara cyangwa se kuri iyo nyogosho aho kureba imyambarire isanzwe. Dore ukuntu social categorization ituma tubona abandi. Ubu ni uburyo bwo mu mutwe dukoresha kugira ngo twihutishe uko dusobanukirwa abantu. Tubashyira mu matsinda hashingiye ku bibaranga rusange nk'imyaka, igitsina, umurimo cyangwa ubwoko. Ibi ngibi rimwe na rimwe bikorwa tubizi, ariko biba mu buryo bw'ikora. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari ibibazo biterwa no gushyira abantu mu matsinda, social categorization. Nubwo bifasha cyane kwihutisha imyanzuro, gushyira abantu mu matsinda bishobora gutera amakosa ndetse no guca imanza zidafite ishingiro. Urugero, ugiye kwinjira muri bisi ugasanga hasigaye intebe ebyiri, imwe iruhande rw'umukecuru wigaragaza nk'utuje, indi iruhande rw'umugabo ugaragara nk'ufite uburakari. Mu buryo utazi bwihuse, ushobora kwicara hafi y'umukecuru kuko utekereza ko atakubangamira na gato, nyamara ushobora gusanga ari ushobora kukwiba telefone yawe cyangwa se amafaranga. Ibi ngibi bigaragaza ko uburyo bwo gushyira abantu mu matsinda bushobora gutuma dukora amakosa cyangwa se amahitamo atariyo. Reka tuganire ku bizwi nka implicit personality theory, uko dutekereza ku mico y'abantu. Iyi ni imyemerere abantu baba bafite yuko imico imwe n'imwe ihuza n'indi. Urugero, iyo ubona umuntu wishimye cyane ushobora guhita utekereza ko ari inyangamugayo, atabara abandi kandi nyine akaba azi kumvikana. Ariko ibyo ngibyo nibyo bita assumption. Izo assumption zituruka ku myemerere yacu bwite. Ibi rero bishobora gutuma twihutira gufata imyanzuro ariko atariyo. Dore icyo biba bivuze ku buzima bwawe. Hari ibintu byinshi bishobora kugira ingaruka nyinshi, harimo igihe n'ahantu tuba turi, ibiranga uwo muntu ureba, imico ye bwite,
ubumenyi bwawe ndetse n'ibyo wanyuzemo. Kumenya rero ko ibi bintu bihari ndetse no kuba maso cyane ku ngaruka zabyo bishobora kugufasha cyane kugira ubushishozi cyane ndetse no kwirinda guca imanza zidafite ishingiro ku bandi. Ngara ku musozo w'iki kiganiro, muri sosiyete nyarwanda aho abantu bakunda kurebera ku myambarire, ubukungu cyangwa se imirimo abandi bakora, ni byiza kwibuka neza ko ibyo tubona bitari byose bihura n'ukuri. Byose si ukuri. Umuntu ashobora kuba afite isura runaka ariko afite indi mico itandukanye cyane n'uko agaragara cyangwa se agaragarira abandi. Kwigira rero ku buryo dutekereza ku bandi ndetse no gukosora imyumvire yacu ni intambwe ikomeye cyane mu kubaka umubano mwiza n'ubumuntu mu muryango nyarwanda. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Iki gice nimba wagikunze kora like, kuko tukibagezaho buri wa mbere, unakore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Soza wakora comment ukanadusangiza abandi. Naho ubutaha mu kindi kiganiro, nge nari Muhire Psychologist.